ku ishuri batubwiye ko tuzajya muri trip mu cyaro cya Nyakagezi, none nagusaba ngo uruhushya rwo kujyaho no kumva amafaranga yo gutegura trip mama. Ngomba iki? Nyine mama nari mubwiye ngo ku ishuri batubwiye ko tuzajya muri trip mu cyaro cya Nyakagezi, nagusaba ngo uruhushya n'amafaranga yo gutegura iyo trip mama. Utambwiye ngo nze mufashe mvuye iwawe ndakubura. Arega n'imirima ibikeneye isuku. Fasha rwose ahantu tuhatunganye. Kuba se karugu imyaka yacu izamererwe neza. Ese ugira ngo burya n'imbeba ntihari igihe zihisha mu byatsi hafi y'amazi nkaha. Turuhukeho gake dutakuka. Turuhukeho gake. Ariko mbwira amakuru y'Agashuhe. Gashuhe se ntabwo wigeze umenya amakuru ye. Reka da. Mba nibereye mu turimo se dutandukanye. Ahantu rero naho habaye muri Sodoma. Ni mu bagome. Ni mu bagome cyane. Burya dutuye mu bagome. Gashuhe agire gutya yivire hari ako gasantire. Yego. Araza ageze hari mu karambararo kari hepfo yo kwa Nyiribaya. Ntumbwire ko yahuye n'ababaju. Erega mwana wanjye isoko y'ubumenyi nta mubyeyi n'umwe utakwifuza kwiga umwana we. Niba ari urugendo shuri ni byiza, ndashaka kubanza kuganira n'anti wawe ndaza kuguha igisubizo batonda. Ariko Isabelle muzajyana ndacyakubwira araza Gashuhe urabizi aritonda. Yego. aramanuka bombe sageze muri rya kona rikata ajya kugiwe abakubitanye ngo n'abagabo atazi. Ubu ni bande none? ntabwo nabashije kubamenya, nawe ubwe ntabwo yabashije kubamenya. Ubwo si ba nyiri ishyamba? Simbizi. Bamwe batega abantu bakabambura. Ba nyiri ishyamba ba Rushimusi nabo baratuzengereje muri iyi minsi. Ariko Gashuhe yambabaje cyane. Batangiye noneho no kungerera mu nshuti. Bagiyeho baramuvunagura, yavunaguritse reka sinakubwira, ntabwo abasha kugenda, namugeza haranyobera. Yewe henga tujye kureba Gashuhe. Turebe uko amerewe. Tumaze kugomorora aya mazi, reka turebe na Gashuhe mushuti wacu. Igihene imyaka igiye kumererwa neza. Twamusera n'agakoma dore.
urukero rumaze iminsi kugira ngo rukora bijya binarangira tukamushyira agakoma. reka tumurebe. oya mama ntabwo tuzajyana nabo mu mwaka wa 6 n'uwa 5 nibo bazajya muri free work abandi bazasigara ku ishuri. umwana wanjye rero umaze kuba gakuru amaso y'abantu ntiwareba uzabyitwaremo neza. nta kibazo mu wanjye nzitwararika pe. mwana reka njye kubwira anti wawe nyuma igisubizo nacyo ko hari nimugoroba. gahunda ziba zimeze ino firidi waka twagiyemo ndizera ko ari byinshi twigiyemo hari ibintu urabona nk'aka gasozi ukuntu kaba kamanuka kaza amazi akaba yajya hano hejuru urabona ko biba byigabanyijemo hariya hakurya mu mashyamba mu bintu byose ndizera ko hano noneho buri wese yafata agafoto k'urwibutso kugira ngo tuze gukomeza neza tugenda tureba byinshi kuri uno murimo watuzanye. Afata agafoto k'urwibutso. Sha nawe sha ndakeka byari ibyo ngibyo. Okay. Ndumva ko buri wese yajya muri mood kugira ngo tubashe gutangira icyatuzanye ngaha. So nk'ibisanzwe twize ibintu byinshi cyane. Twize ku bijyanye n'isuri, twiga ku bijyanye na water pollution. So it's a reason why I'm going to ask somebody who are here. Do you know about erosion? Yeah, who try to answer my question? Isindi, do you know meaning of erosion? I'm sorry. Who can help her to answer that question? Who can try? Who can try? Who can try? You guys, can you try to answer my question? Yeah. Erosion, I guess it's the when the water take a soil from one place to another place. Yes, good. You try. So, niyo mpamvu tuba twaje hano tukareba. So, tekereza yuko urugero wenda twavuga, tekereza ko hano ari ku gasozi. Murabona nk'iyo imvura iguye isuri ikaza igafata no kuri buno butaka. Ubu butaka ureba ubu ngubu buragenda bukaba bwamanuka bukajyara hepfo. Ibyo nibyo twavuga mu Kinyarwanda yuko ari isuri. Iyo suri rero yifashe bwa butaka ikabukura hano ikabujyana hariya, niyo mpamvu nibwo tuba twabonye yuko habayeho isuri. Ni uburyo bw'uko amazi afata ubutaka akabuvana ku ruhande rumwe abujyana ku rundi ruhande. Ibyo ngibyo niyo bita soil erosion. So hari byinshi rero tugiye kureba. Murabona muri make nk'ibi biti ukuntu bimeze. Ese ninde watubwira ubu bwoko bw'ibiti ubu bwoko bw'iri shyamba? Ninde watubwira ese iri shyamba riri mu buhe bwoko? Tuzi yuko hari ubwoko bubiri bw'amashyamba. Ese ninde ushobora kuba watubwira ubwoko bw'iri shyamba turimo ndetse na rya rya hariya hakurya? Ninde wagerageza? Who can try the type of this forest? Who can try to answer the question? The type of this forest. Have you tried? Artificial forest. Artificial forest. Okay, that is amazing. We have to clap for her. Okay, nice. Okay, nkuko nubundi
murabizi neza ko iki cyiciro tuba tugezemo cyo kuza kuri field work kugira turebe ibintu byinshi. Ahangaha niho umunyeshuri afatira ubumenyi. Ndizera ko hari byinshi twari kagombye kwiga hano muri ino field work, ariko tugiye kureba ku bindi bintu bishobora kuba byatera. Ese isuri mu by'ukuri mubona isuri iterwa n'iki? Amazi cyangwa imvura nyinshi. Amazi cyangwa imvura nyinshi. Okay, ndumva wagerageze. Wowe? Umuyaga. Mu by'ukuri ndumva bashubije neza, ariko hari n'ibindi byinshi cyane. Wewe tubwire wowe icyo wumva cyaba gitera isuri. Ndatekereza n'inyamaswa nyinshi zatera isuri. Mu buhe buryo sasa? Nk'ahantu zishobora guca. Okay, urakoze cyane. So wowe watubwira ku bindi byatuma isuri iba? Nanjye ko ndi kubyumva, inyamaswa nyinshi, amazi menshi. Okay, urakoze cyane. Niyo mpamvu uvuze ikintu cyiza, akenshi tugiye kwibanda nko ku migezi. Hari imigezi nayo ishobora gutera isuri, ni nayo mpamvu tugiye hirya kugira ngo dukomeze turebe imigezi n'iki, ese yatera isuri gute. Okay, twagiye kugira ngo isomo rindi turifatire hariya hirya. Oh my God, my water is there. So, you know the water there. So nkuko twakomeze tubivuga n'ubundi, urabona kuri amazi arimo aramanuka, araza kugwa mu yandi, none waje gutwara ubutaka, usanga ubutaka bwagiye, ejo usanga ibintu byose byangiritse. Kana wakidumbaguza. Oya, aya mazi ntabwo aba ari meza, ushobora gusangamo inyamaswa, ibindi bintu byinshi cyane. Nanduru urumvise? Nduru? Ese nani wumvise? Tega amatwi neza. Ibyo ni iki? Reka njye kureba ikibaye. Muze tujyane. Reka njye kureba ikibaye, ntabwo nasiga. Ndapfuye we. Akubundi urambaza iki mwana? Urambaza iki? Uranshaka iki kwera hano hose wamereye?
cyangwa uvuge nkwemeza. Mbona mushenze sha. Iyi mizigo none. Ajya dari byifungo dari byifungo. Ano. Ina rozima sha. Jya wa muzigo. Isho. Ngirano wa mugabo wanje we. Niko mama igikoma. Aba bantu bagarutse none muri iri shyamba. Ubu nibo babikoze. Ihangana ariko ihangane nkujyane mu rugo nkuvure ndakuvurura ki. Ihangane reka musindagize. Ihangane musindagize. Ihangane. Nanjye narenaniwe pe. Ariko twe tuba tubimenyereye mu byo mu cyaro. Ihangane rwose ndagushakira umuti. Ndaza kugushakira n'icyomuro ndaje ahubwo mbikore mu mwanya muto. Ibi ntago bigoranye cyane. Twaha mu cyaro turabimenyereye bibaho. No utari muganga. Ye ndabikora hari masenge wabinyigishije ariko ndabikora biracamo. Reka nze ngushakira umuti. Ihangane urakira ariko ntugire ikibazo. Ihangane ibyo tubamo. Ihangane ngushakira umuti. Ndabona ari ugushaka urwego. Tukajya nakukurira we mutoma. Hano habaye umurayi wagira ngo ntitubaba kubera guhora tugenda.
umukobwa ariko mufite amahoro se wihangane ibi turabimenyereye ihangane gerageza mbanze nkunge hanyuma ndaza kugushyiramo umuti wa kinyarwanda nkomore icyomoro cya kinyarwanda oya ihangane gato ihangane umuti uvura ubusharira ihangane reka ngushyireho n'icyomoro reka mbikore vuba abizi abakobwa bo mu mujyi usibye ko tuba twarabimenyereye ihangane rwose sawa ya urakira biraza kugenda neza humura hanyuma se nyiramwari ko ngusanze mu byago uravaho ukajya ni amahoro se Kigenda ni gake gake. uvuze ko ari gake ni ukubera iki Nyine mama ibi byago twageze. habaye iki Twaba twagiye nari nyine mu rugendo shuri muri trip. Nyine abaje babitera Sandra. Twaragutatana cyane Sandra turamubura. yewe ugize ngo iki ngo Sandra wanjye mwanjye namwe muje kunyirega imbere mumbwira ubusa umwana wanjye nimumuzanye muje kumbwira ko yabuze buryo ki ubu rero mumubagiye ibisiga mumuhaye imbwa ziramurya muje kumbwira ngo mwana ndakubwiye mbwira n'imfura yanjye abure namwe mubure Ariko ni ibyago. Twakumwe n'abagenzi bacu n'abandi twabuze. Niba n'amadokima y'ikigo. ndababwiye ngo mubyeyi n'inkundi ababyeyi banyu murataha bishimye ngenda nshimishijwe n'iki mumbwira ndakubwiye ngo mujye kumushaka nta mbabazi mujye kumushaka nitwe twaje muri Freedwork muri Freedwork mu ishyamba ry'abicanyi bamwe bakwica bakakwambura utwawe nimo bibera mama tubabarira turakwingiza tukwije ko turi burare tumubonye turagusabye umva wintetaho urasanga nyoko yishime ngenda shimishijwe n'iki n'abajura baduteye twese mvuge rimwe kabiri gatatu mwagiye gushakira umwana aboneke turamushaka ndakubwiye ko turara tumubonye ndabwira intumva ndabwira iki umwana wanjye aboneke vuba mwihute gusa ngo mujye gushakira umwana none se ko nta muntu ugeze mbona nta n'umuntu numvise avuga hano baba wenyine dore rwose ndisiga nkisanga dore mama
barumuna banjye, umuryango wanjye muri rusange bahiriye mu iduka bazize imitungo bari bafite, bangizwa n'ibisambo birabatwika, nanjye nsigara gutya. Twaganiriye ariko sinigeze nakwibwira ngo nkubwire amazina yanjye. Njye banyita Kirenga Hilary, nkaba ndi umwana w'imfubyi. Nuko nyine Anti bigenze gute? Uzwa Sandra yabuze? Urahura seka gusa. Sandra yabuze. Bagwe hawo kubivuga. Ntabwo mbyemera. Nanjye ngomba kumushaka rwose. Ntacyo kuvuga bifite umwana wanjye. Ni ukugerageza aho. Umwana wanjye sinzi icyo mvuga. Araboneka bajya kumushaka. Wasanga bamushaka. Byagenda kose ariko nanjye ngomba kumushaka. Ese numva Ihangane Sandra araboneka. ihangane. Araboneka. yagushaka nyine hagati aho wihangane byo kubayeho kubura ababyeyi n'umuvandimwe amusore. Hanyuma nanjye nitwa Uwase Sandra, mu rugo mbana na mama n'umurumuna wanjye hamwe na shangazi. ni byiza kuba ngutabaye, ariko yewe ntamenya aho bwirageze. Nanjye wenda Wakoze rwose, wakoze kuntabara, umwana mwiza cyane. Wakoze pe. yewe murakoze namwe. Twaganiriye nibagirwa no kugushakira akajumba. Ariko se imirire yo muri iki cyaro cyacu murabishobora cyangwa umwana w'abandi mu biryo byo mu cyaro? Iwanyu mu mujyi muba mumenyereye kuryama ku magodora, none ubwo buriri bwacu bwo mu cyaro umusambi urabasha gusinzira? Byose birashoboka, ni ubuzima, nta kidashoboka. Saba Imana ikomeze ikurinde, nanjye reka mbe mbometse amaso ngo naha mu gitondo. Yego.
ugeze hariya ku gasantere abajura nabo binaha rwose uri bugere kure reka nkugeze kuri kariya gasantere ngo ufatire akamoto ubundi ugereye arega ni hafi mu mujyi reka nkutegere akamoto urahita ugerayo rwose nta kibazo si uko ko umwana wanjye turamukura hemwe bose badutaye ba mwarimu n'iki nuko bivamo tukabireka pe ko ntabwo dukomeza kuguma muri ibi natwe ako bro wagira ko ibintu by'imikino nk'ibyo dukine ku buzima bw'undi mwana uzi ko na mama we babizi ko ariko bashuti biwe none ngo tubireke gutyo gusa njye ndumva ahubwo twatanga n'itangazo tukarangisha kuko tutabikoze gutyo byadukora bareka mbabwire jewe ndaniruhiye urusuku kuva mu gitondo tuzenguruka imisozi turashaka umuntu bisa Imana ikora ibyayo kuko njye ndumva wapi hagamuje ko ibyo ngibyo mwana muze tugenda ibintu mwaba mwabyoroheye haguka tugende wowe bikomeza none bivugira ngo utabyoroheje ruswa wazanasara ewe gagashuye wongera imbibi herari ngaho rero ngaho siki kagire nkora ubundi ngo ibintu ngo byagenze bite reka da mbega icyuki uravuga uriya mukobwa umva kera cyuki wakibonye ntacyo nabonye yarabindushe yarabigurishe araya tubwire uriya mukobwa noneho sasa afite ikintu bita iki ibyari ibi by'inyuma ibyari urabizi niho hava umwari ibyari bibundi ariko nta birenze pe nta birenze nta birenze wamukuye he reka da ba bantu batega abantu mu ishyamba bakabambura uriya mukobwa bari bizeye muri firidi waka hamwe n'abandi bakobwa benshi uretse ko bo ntababonye ngo firidi waka yego baje baturutse iyo mu mujyi ndakazi k'intambwe rwose musanga ahantu bandamutabaye cyane rwose ndaza rwose yaryamye namuryamishije kuri ka gasambi hariya muri no kabeshya shato urabazi akaryama ako kabanda ntunzi ko ibyo bintu nabikora kera wari inyanga gashuhe wowe ntunzi ko gashuhe ndabizi kera wari inyangamugayo isibye ibintu bihinduka reka twigire mu rero sasa nagaruka basi uzabyobanirika nkubwiza uzatubwira nza kugira gutya ni uraho kweri kuko biriya byarafite njye nshaka basi nzamubwira ni wambare nkakora gutya byonyine wamubonye se namubonye nyine neza urumva namubonye amutegera amaguru ariko namwe ibyanyu sawa nta kibazo agarutse nawe ariko si wakwifuza ko ibyago ni ibyago byamugwiririye ibyago byabaye amahirwe kwawe ntimuzongera mugahura reka ndebe ko hari agakatsi karimo hariya kana umuntu yihutisha mbazanire mbazanire rwose akanuza kanjye nako kagataro kanjye iki cyanda se ntikiradukoraho ubundi iki cyaka cyari icyorezo iki cyanda cyabaye kibi igikatsi cyanyu n'undi wa mwarayamazemo twaganiriye ariko sinigeze nakwibwira ngo nkubwire amazina yanjye
njye banyita Kirenga Hirari, nkaba ndi umwana w'imfubyi. ariko ubundi buri mu biki unagiye muri mama ariko hari sana n'umuntu uri gutekereza cyane ubundi buri mu biki Isabelle njye ntabwo utungana sibyo ibyo njye ni gahunda zanjye kuko ngiye kubikora n'undi munsi ariko hira Karame. reka ngo baze noneho turi twenyine Mbaza. wa mugenzi wacu Gashure nawe uhari ese kuko ibintu yavugaga ntitwari twicaye hajya inyuma y'inzu byari ukuri uriya mukobwa uriya mu mujyi mwaba mwarararanye koko bugacya Ye umukobwa yaraharaye ariko ntitwaraye ku buriri bumwe. Yaraye ukwe nanjye ndara ukwanjye. ariko Hirari koko iriya nzu yawe ko nyizi gira icyumba kimwe yaraye hehe urara hehe Yaraye muri salo ariko se uriya musirimu wowe uriya musirimu koko ubwo twari burarane dute? naho ubundi aritonda uriya mwana w'i Rwanda nabonye nta handi hantu umuntu yamuvana rwose. Iriya yaje ari nk'amanu arongera arigendera rwose. ibidomara byo ntibizatumira ku mutwe wa muntu. Ubuzima bw'icyaro ni uku nyine tugomba kubimenyera. nanjye uremereye banishyizeho kandi umugongo nawe urenda ndwara umugongo nawe umereye nabi rwose.
ntabwo biba byoroshye sinzi niba aka gasozi ndi bubashe kazamuka ariko se mwana wanjye waraye uje nimugoroba ukaza bwiza ntunatuganirire inzira wagiye uko byakugendekeye baragiye mama ubwo twirukaga abajura batwirukanwe birukanse ngo gukibuye ndakomereka do haza umusore arantugara aranjyana nshyiraho ibyatsi gusa mama kuri iyi si haracyariho abantu bafite umutima mwiza pe bari bababaye ukuntu hanyuma si uwo muntu yubahiye rwose ngo uzamunyereke nakwemera ibyo mfite nkabisangira nawe nkamugororera mama abakure ni ukuri pe ni umukene aba mu cyaro gusa ni imfubyi ni umukene gusa ko banyiriho ni we mukesha pe nagushima imana kandi no kuba hakiriho abantu bazima nk'uko ni amahirwe naho ubundi wari washize dore nawe murababaye cyane ariko yanyitayeho cyane bitaho mama karibu ku meza yacu yo gufata breakfast Como utarya? abategereje ni wowe usuka ibyaye abana bahari ko ni njyewe usibyaye nta kibazo ariko ngende nkawe wansukira nawe ukisukira bose ubasukira ubundi umubyeyi afata neza abantu bo bakabyikorera nawe ni urugero mvaho bazajya bafata neza abana babo n'abagabo babo ibyo ratazi karibu nirakoze ashyushye cyane akira kandi murakoze
turabyihereza turabyihereza oya njye nta cyayi nkunda ndaza kunywa anta wayatetse aba yabinyweye mba nabihaza nanahaza umwuka oya nta muntu waba umwuga wo kuvuga iyo ugiye kurunda isukari uba imisomaho somaho nkunda ko yakoze nabyo birashoboka muryoherwe rero nuko turavuga nabanje kwisoma reka baheze amasambu yasabwa atarya umuneke ndaje ndabona ko mwiza ari ubasha ntabwo ukamenya arafite Hirari mu mujyi turasimbuka uretse ndabona kimenya mpamagaye nayo ngiye kukumvisha umutike reka mwitabe numva icyo ambwira wo mu mujyi alo wiwi ndakumva mbwira ngo akazi n'ikimenyi ngo akazi mu mujyi yewe we mbega byiza we akazi mu mujyi akazi kimenyi ejo mu gitondo nanjye akazi uzakame ejo mu gitondo ndi kumwe na mushuti wanjye nereye umusozi ndaruha numvise ayiwe naruhuka we ubushomeri bwari bunyishe we okay sawa yego urakize uri gitare we inzira tuzajyana nzagusura uzanyibuka uzansura tuzajyana ndakize karabaye ngiye mu mujyi ibi bintu ayiwe ibi bintu noneho ariko wasezeye twigendeye mu mujyi reka tuzagiye kutaye telefone kandi washyuye telefone ayiwe buze nari buzamuhamagara bagiye Mamarira game, bishorira game, mbone nashira intimba natewe n'urukundo ingo y'urukundo natewe ingo y'urukundo mwiza turi umutima wanje wahisemo ingo y'urukundo natewe y'urukundo mwiza turi umutima wanje wahisemo nibagije ku bavandimwe ngira ngo nibagushimiye nibaza no kuri za nshuti ngira ngo nizimishimiye ariko nibyo ari kuba ikibazo kuko kuri ni kwica umutumirano ibuka iminsi kamaranye ntiwigeze untenguha ariko wampesha urukundo nkabura ishusho naguha
Mbabarira mpishurira mbonera turagatutsi Mbabarira mpishurira mbonera shira intimba natewe n'urukundo nimba y'urukundo Umaraki rero karame yewe nari nkugendereye ariko mfite ikibazo ngukeneyeho ubufasha pe. ni amahoro se? Ni amahoro. Byagenze bite rero? Urabizi ko nize amashuri nkayarangiza. Ndabyibuka neza Hilari. Nari ngize ishaba rero, hari umusore tuziranye wo mu mujyi witwa Kimenyi. Yego. Yarampamagaye ngo yamboneye akazi mu mujyi, ngo none mu gitondo nzinduke njyayo ubundi ngatangire. Yego. Rero nta tike mfite. Kandi mu mujyi ntabwo wajyayo nta kintu ufite, nta mafaranga ufite. None ushaka ngo ntabwo nagenda n'amaguru. Yego. Nkuko n'ubundi musanzwe mudufasha. Kandi rwose nje nkwizeye nk'umubyeyi Mama Lucky. Wa nta kibazo rwose mbwira ahubwo. Rwose byibura wenda mutuguriza amafaranga makeya. Ahubwo sinzi wenda niba muri buyabone. Nangahe se ahubwo nangahe? Ni menshi cyane. Ndifuza nk'ibihumbi 50 kuko ningerayo nzakenera no gukodesha inzu. Urumva ibintu byo mu mujyi ntabwo wapfa kwizera gutyo nubwo ari inshuti yanjye yampamagaye. 50 subwa zaba hagije muri uwo mujyi? 50 zaba hagije rwose. Homura amafaranga arahari. Murakoze. Ndakuguriza rwose Mama Lucky. Nukuri nuko. Imana ibafashe rwose. Izajya ikomeza bampera umugisha. Ntabwo natuma rwose ako kazi
ni karibu mukiri mwiriwe neza mumeze mute hano kwahimbaza numvise bavuga ngo bafite ifiriti ni hano rwose dufite ifu nziza cyane yewe n'ibindi bintu byose nta kintu na kimwe hano tudacuruza himbaza baramumbwiye rero numva ngo bafite ibintu biryoshye rwose nta handi mwakoze rero uri mumpimire nta kibazo yego urashaka ibyo bingahe nshaka ikiro cy'ifu n'isukari kiro nta kibazo ahubwo utubwire n'abandi bakomeze bazi ndababwira kuko ibintu byinshi urabibona ko byose kandi ku giciro cyiza cyane nta kibazo rwose yego n'ubutamu aha nkubwira ni ubutamu pe ni heza kabisa nanjye yomba nafite inzu akabanye narahaje ese aha hantu harimo inzu yahura n'ubushobozi bwanjye ko mfite ubushobozi bukeya zirimo hari iz'ubushobozi bwawe hari n'izirenze ariko hano zirimo ubushobozi bwawe ndakwizeye nk'umukomisiyoneri ndaje ngeremo ariko ndebe ngewe wumva nkubwira imvayo naguciye ariko uranyumviraho nka bitanu ahubwo njye sinakwinjiramo ejo bundi namuzaniye abakiriya baramwambura ngiye kuguha amafaranga make ariko ubu ntwaye tukabanza tukareba kare ukabanza ukanyereka neza dufitanye bifu uretse muravugana wowe byari bube byiza kurushaho reka nguhe make wowe yashyiraho n'ayo ngayo ariko ubusibwo urabona bihagije shyiraho n'ayo mwana narushyirega urabona ahantu mvuye urakoze reka ngereyo ndebe wowe genda muvugane nta kibazo urakoze sawa urugo bariyo muraho mama naragushaka ni karibu mama mwiriwe urabona neza uzajya umwana akakwicara ese byihora n'aha nakwicara ubundi sigira ngo iwacu hameze hati aha ni heza cyane nta kibazo rwose ntabwo ari ngombwa agatebe rwose mama mwari amahoro se twari amahoro mama gusa nuko bari bandangiye ngo hano hari inzu ikodeshwa nicyo cyari kinzanye inzu se mwana wanjye yewe sinzi ko byapfa kukorohera hano hari amazi hari umuriro ikindi nkwijeje n'umutekano w'agace niyo waraza ibintu byose hanze niyo warara wanitse imyenda ewe nunashaka ibyo urara urangaje
nta kibazo hari amazi hari n'umutekano yego mama ariko sinzi kuri gupfa kuyigondera mama irahenze inzu nangahe mama yanyu ayo nyishakamo icyo cyumba kimwe na saro wabuze waje umbwira ni 30 wambabariye ko mfite ibihumbi 15 byonyine niyo mafaranga afite imbere n'inyuma pe 15 mama uravuga ngo 15 ntari nakubwira ngo ndashaka amezi 2 cyangwa 3 ukavuga ngo ufite rimwe ibihumbi 15 gusa kandi ibihumbi 20 nari mbonye uri umwana utuje niyo mpamvu wenda aciye bugufi ndavuga nti ntakugira ayo 20 mama mbabarira pe nawe urandeba ukomeze rwose ni amafaranga 15 mfite ntayanditse agoraho mama ntabwo nakubeshya pe iwacu ntabwo twigeze nta muntu ujya ubeshya ubayo rero mbubwiye yego mama nkurikije ko umbwiye ngo mu minsi iri imbere uzaba ufite ubushobozi reka nyiguherayo ariko turagira aho twandikirana byibuze niyo haca amezi 3 cyangwa 4 ayo nifu icyaro se aka gafite ngo wakabona uragahoraho Kimeni unzanye mu mujyi reka ngire vuba njye kureba Kimenyi angiro n'agasenda ngaheruka ryari
ndakeka bibuze kuba byiza. Gusa bisa nkaho ibibazo bigiye gushira. Akazi narakakuboneye kandi kararyoshye. Ndizera ko ibintu bigiye kumera oke. Kime, uti akazi nakabonye nasubishwe? Yesu we, Imana isubiza igihe koko. Unkuriye neza cyane rwose. Kime, urakoze rwose. Imana isubiriza igihe kuko mbonye akazi. Ibyishimo ndumva bisabye nabuze n'ukuntu nakwikontrola. Kime, urakoze cyane. Imana izajya ikomeza iguha umugisha. Koko yarabivuze ngo uyiringiye ntazakorwa n'isoni. Mwahirari nukuri ni umwana mwiza. Rwose akazi kazakuryohana, uyu mujyi ntabwo uzigera umuvamo. Urakoze cyane. Ngwino ahubwo muzimanire niba akantu kuzimanira nubwo tuba turi abakene. Oya. Ngwino karibu mu nzu. Byanga bikunda ntabwo ntinda ariko. Ntabwo utinda, nta kibazo kimenyewe. Sawa. Gende wakire nubwo nahase. Naha rwose naho nibera. Iri niryo cumbi ryanjye. Karibu kimenyewe. babiri batatu bane batanu hako haraburamo umuntu umwe. None se ako se hari ikintu ndimo kwibaza, ubundi umuntu tuza kumusoro leta yigendera ntabwo byumvikana kabisa. Kuvuga ndetse sha Sandra ndimo kuvuga ushobora batadufite ngushe nk'inshuti koko, ariko nafasha rwose. Umva Sandra ngiye mbona afite ibintu byinshi bayiberemo, gusa nyine bari bize wenda yakoze ikosa ntiyatubwira nk'abantu bari baje kumusura, ariko nyine abafite ibintu byinshi bitegereze buriya araza kuza kubwira ngo ese Tina ubundi Isabelle wari hehe? Umva kiti rwose Isabelle ntaciye hano twese niko twicaye ariko tubwira ngo araje tumutore, ubu ntabwo wamwumvaga. Ushobora kuba agiye ku muhanda mama we wamutumye. Tureke ibyo ubundi ubu twabuze umuntu ahangaha uza kuzuza umubare tugakomeza umukino. Hano sinahabonye umutipe mani Brian agenda ubabwira zo kuzuza ikintu gito. Ariko shaho ufite ubunebwe. Ase konzi kugira courage wakwihuza. Babarira cyane. Ari kwihuta rwose nawe. Kubigiye twahereye. Amazi. Bagushuze. Ase wagira ku mutima mubi. Ako bana. Ba Brian ubundi akenshi baba ari sharp ariko yararangagaza kuri. Ega. Ase kuba udafite courage. Cyane uko bagiye kuzana umutima. Cyangwa je nacyo tangiye kwibebeza. Mari birenze aranga. Mureke baci ryohure. Atangiye kwibebeza ntabwo siko bagiye kuzana umutima. Oya ubwo ari bukanye donjya kubatsinda uraba wivugisha ngo nguki. Nawe n'abatipe baba. He, ariko mwana mbambazi. Cyangwa sheri yakwanze shaka. Amakarita avura stress. Abantu mukibabazwa n'abasheri shayi. Ajye barekesha abahobagira. Ntabyasheri. Mbamba. Ngo ntabyasheri. Ntabyasheri. Ituriza mbihorere amakarita aruzuye uriya muntu wamuzane dushwanya gusa. Changira. Shanse nirange ryo gukora amakarita. Urasa gutangira. Nabonye ko ndi intumwa nziza. Rakora. Nashaka. Ajya mu ikipe ashaka ko
se tugiye kubana gute ni wowe urabana n'uyu nguyu nanjye mbane n'uyu oya ntabwo wowe uwo ntabwo mubanye njye mbanye n'uyu n'uyu twebwe murabana gutya batatu yese kunyibari batatu neza ko aribo turi bubane oya njye ntabwo ndabana n'abasibiti b'abanyarwanda rero shacanga dukine muri reka tubane batatu nasuga ngo ako mana bagere mu kanya cyo kuvuga cyane abantu muri kwamamaza tanga ikarita baje tubatsinde umva ni njyewe na Bonete na Natasha ibi hari ibindi abari mu ekipe ya Hilary mwihangane nimutsindwa ubu ndacyayibuka kuko amakarita gerageza igihe n'imbere sha akazi umva Bonete twimanukira turabatsinda mufite imisha ndabazeyo tudashyase nyine mucange hahire rimwe muduhe hahire rimwe yego ko bana yanjye turufu mwayibonye abantu batazi guhinga mugaragara ni ipiki turebe iyo turufu ari ufite iki bikisi ko turi tukabatsinda mukaturwa neza mfite ikikarindwe uretse Jese ko nta muntu ambo zawe ziraho sinzi n'ikimitse kabisa ako se wazubariye mu biki bituma utamenya kuri kw'Imana subukwe kinibyo uraza kubimenya watsinze ako nakina nabi nakina neza ntabwo kina turaje tubebereke neza ntabwo muri budutsi wamubonye dutwika twizamukira ako mwamanutse kina kina umva we muko aho ubundi dutangiye anura inka nizaka genda gacyaranyerera muko anurire umva nta mupampe dushaka turiyanurira kumbe mwasaga mugakina nagiye ku kazi cyane mva hano haba hahiye ubundi ufite jokera niba ufite jokera unyice ndacyayoboye we niba ufite jokera unyice uyoboye utetse ko nje nka kweli oya mbone bihore jokeri se jokeri bayikina hano ako ngako urabona karenga hehe koko mva agasimba aka hatse Sandra ko niko iki gihe urajyaryamye ibyo ni ibitotsi ni iki niko niko ntabwo nakubwiye ko twabonye umupangayi muri ya nzu byo kumushyira icyayi rero akumva mwana nawe rwose ntukajya uyeza abapangayi bivuga ngo ndabagutiza ni umwana mwiza agira ubuntu uzi ukuntu akunda Isabelle ahora amuzanira utuntu agira gute njyewe umupangayi mama wagiye ureka kwibona ma kiba nyamutegera akazaza ejo uriya nawe ntuzi aho uzamusanga mama nta kibazo ndaje yewe Hilary ni wowe Sandra ni wowe koko Yesu we nizere ko atari inzozi Sandra ni wowe cyose niwe wabaga muri iyi nzu ni njye dizi none se aha ni iwanyu se aha ni mu rugo
ahubwo wowe hano mu rugo iwacu mu nzu Sandra mumbe ni wowe koko ni wowe Nibuka iminsi tumaranye ntiwigeze untenguha ariko wamfisha urukundo nkabura ishusho naguha mbabarira mpishurira mbonera tora agatotsi mbabarira mpishurira mbonera shira intimba natewe n'urukundo Nimbo y'urukundo natewe nimbo y'urukundo imana mwiza utari umutima wanje wahisemo nimbo y'urukundo natewe nimbo y'urukundo imana mwiza utari umutima wanje wahisemo nibagije kuba bavandimwe kugira ngo niba gushimiye nibaza n'ukuri za nshuti kugira ngo niba nishimiye ariko nk'ibyo ari kuba ikibazo kuko kuri ni kwica umutumirano nibuka iminsi tumaranye ntiwigeze untenguha ariko wamfisha urukundo nkabura ishusho naguha mbabarira mpishurira mbonera tora agatotsi mbabarira mpishurira mbonera shira intimba natewe n'urukundo nimbo y'urukundo natewe nimbo y'urukundo imana mwiza utari umutima wanje wahisemo nimbo y'urukundo natewe nimbo y'urukundo imana mwiza utari umutima wanje wahisemo